nshatse nanabisubiramo nta kintu mu buzima adasa nacyo byose asa nabyo do cyambere mu bana yabaye umwana w'Imana mu bagabo umugabo w'abapfakazi mu bapapa abase w'imfubyi mu biti aravuga ngo ninjye muzabibu w'ukuri naho mwebwe muri amashami hey haleluya ageze mu byo batemye ahita avuga ngo ninjye ngo ni igishitsi cyo kwa Dawidi ageze mu nyamaswa zoroshya umwana w'intama ageze mu zinkazi abintare yo mu muryango wa Yuda aragenda agera mu mabuye yitwa ibuye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana ryarabaye rikomeza imfuruka arakomeza aragenda agera mu byo kurya aravuga ngo ninjye mutsima utera imbaraga ageze mu byo kunywa yitwa amazi y'ubugingo ageze muri kaburimbo aravuga ngo ibi ni byinshi byazabayobya ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ujya kwa data atari njyewe umujyana arakomeza ajya mu batambyi ahita yitwa umutambyi mukuru agera mu bashumba yitwa umushumba uteze imiza utaragirira ibihembo agera mu bami yitwa umwami w'abami agera mu byaka nijoro yitwa inyenyeri yaka mu ruturuturu ageze mu byaka ku manywa yitwa umucyo w'isi ariko uyu mugabo nta kintu nambarara agasa nacyo kereka ikitabaho noneho Yesu bari bakoze ikosa ryo kumushyira muri we arega turi muri we abaririmbyi muri abahanga nubwo amakuba ari ku rugendo ni rugufi ntabwo baruduteye turi kumwe nawe turarana nawe tubyukana nawe